Hari ubwo umutima wawe wibaza byinshi ukabiburira ibisubizo, ugasubiza amaso inyuma ukareba impande zose zikuzengurutse, ntubashe kubona igisubizo, ntubashe gusobanukirwa. Ariko nubwo bimeze bityo, nubwo hari ibitagenda neza, nubwo hari ibyo ukurura ntubashe kubibona, ndakugira inama yo kwigira ku mugabo witwa Dawidi. We iyo yabaga ameze nkawe yavugaga aya magambo dusanga muri Zaburi ya 23 agira ati: Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni byawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Nubwo nawe ushobora kuba ufite ibiguteye kugira ubwoba, nubwo urambura amaso ntubashe kureba imbere, ibuka ko Uwiteka ari we mwungeri wawe mwiza, yita ku ntama ze. Ni umwungeri utazimiza, maze utuze kuko umufiteho umutabazi Uwiteka. Nuko Dawidi amaze gusenga avuga amagambo yavuze yuzuye mu ihumure agira ati: nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amen. Bashimiye gukomeza kubana nanjye, Imana ibahe umugisha. Ndabasaba gukurikirana ibindi biganiro dukora nk'ibi. Wabibona wandika ijambo muraho kumenya muri YouTube, uzasanga byinshi mu biganiro dukora. Murakoze, murakarama. Ikiganiro umuraho wo kumenya.